system iri fair n'abantu batiteguye, abantu batakubahiriza amategeko cyangwa se batamenya ngo ibintu ntabwo byuka mu gitondo uvuye washaka kwa perezida ubiba byitegura. Twebwe kongre y'ishaka ryacu ya Green Party yemeza umukandida wa perezida wa Republika Frank Habineza bamumeje mu mwaka ushize 2023 kwezi kwa gatanu niho twakoze kongre kwemeza umukandida perezida. Twari tumaze umwaka ndikanda perezida ishaka yaranyemeje, twatangiye twari tumaze umwaka twitegura. Ntabwo umuntu abyuka mu gitondo gushaka kuba kandida perezida utiteguye. Shobora rero umushira yavuga ngo iyo tuvuze afande nitwongere irindi zina tuba tuvuze perezida wa Repubulika Paul Kagame. Urumva nawe bazashobora kukwita afande bikavamo, urabyizeye ko wakwita afande? Niba batabikora bazabisha amategeko kandi bazabihanwa bakutukurikije amategeko. Ariko ugenda ntabwo ukeneye ko banyita afande. Afande se ni iki? Afande ni ukuvuga ni boss n'umuyobozi, ariko bakwise perezida wa Repubulika. Uyu muntu ari his excellence uri commander in chief birahagije. Bashobora kuta CEC cyangwa what commander. Ibyo byose mu gisirikare babyita afande. Ntabwo tukeneye bya afande, amatizi ya afande ntabwo dukeneye. Twe dukeneye yuko amategeko yubahirizwa. Ku bushomeri dufite gahunda nziza cyane yo gushaye inganda ntoya twita agro processing industries zitunganya ibikomoka mu byo dukoraho ari ibihingwa ari by'amatungo buri karere. Izo nganda rero byarazuka. Reka twe dufite gahunda kusha ku rwego rw'umurenge, ku murenge kuri segiteri. Buri segiteri mu Rwanda ukareba ngo niki mukora hano. Niba ari abantu baturiye ikiyaga tuvuge niba ari Karongi ari ku kiyaga bari batuzo n'uburobyi tukabashiraho uruganda tumanye kuri sector ku murenge. None niba ari ahantu tuvuye borora nka Nyagatare tukabaga tushobashiraho uruganda rujyanye no gutunganya ivuye mu mata. Niba ari ahantu bari nk'igitoki twashiraho uruganda rutunganya ivuye mu gitoki. Niba ari ibishumba buri hantu hose tukareba ikintu bakora muri iyo secteur muri iyo kuri uwo murenge turebe uruganda rushobora kubafasha gutunganya ibivuyemo. None turizera yuko izo nganda zikora ku mirenge 400 iri mu Rwanda bizazamura umubare w'abantu bashaka kubona akazi. Abize n'abatize bazabona icyo bakora, n'abazajya bahinga bazabona aho babitwara bigore naho bijya, nawe kuri abandi bakora muri izo nganda. Tuvuga ko nitubikora neza kuri twabibaza tuzashiraho akazi, zatanga akazi abantu nka miliyoni ku mwaka niko twari twabibaza. Hari ikibazo cyo gufunga abantu ahantu hatemewe n'amategeko, ibyo bita transit centers cyangwa se mu bigo bita by'inzererezi. Umuntu agafatwa ku muhanda bakavuga ngo ni inzererezi, ngo yanywera umogi, ngo yakoze iki, ngo yabaye indaya, bakamutwara ahantu bita kwa Kabuga, kwande hose n'ahandi hatandukanye hose. None n'umuryango we utabikumushakisha baramubuza. Ugasanga abo muntu ari nta bukikagiyemo nta wamutwaye hose. Iyo bintu bashaka kuzazikuraho burundu izo bita transit centers, kuko ni ikibazo cyo gufunga abantu byo butemewe n'amategeko. Icya kabiri, ikibazo kindi cyo gufunga abantu ngo by'agateganyo bita ngo provisional detention. Ugasanga inzego ari RIB ifasha umuntu ubundi ntabwo ugomba kurenza iminsi 5, yani mu weekend bigera ku minsi 7, bakaba badafite ibimenyetso bakakurekura. Ugasanga baragufashe bagufunze iminsi 5, ari n'igihe bashobora no tuvuge ko batayirengeje 7 bakoreje mu bushizacyaha nta bimenyetso bafite. Ubushizacyaha nabo bafata indi 5 cyangwa bakageza kuri 7 kamara y'ibyumweru 2 nta bimenyetso bafite, bakasaba urukiko baba bagufunze by'agateganyo iminsi 30 ukabanuka muri gereza ukamara amezi 6 umwaka muri gereza uri mu gufungwa by'agateganyo bakazafungurwa uri umwere. Ibyo bintu bigomba gucika burundu. Nta bintu byo kuzajya bafunga abantu by'agateganyo umuntu bakamanyiza izina ryiwe iyo name ukaba imaze kwandika n'uwese bazi ko umunyabyaha family yawe ikangirika ifite abana bakabura umubyeyi business akazi wari ukoramo ntabwo uzongera kukamara ako kazi kandi abantu bazi ko wagiye muri gereza nta muntu wibuka ko wavuyemo uri umwere nta ubyibuka bose bubamanya ko uri umuntu w'umunyabyaha. Mu by'ukuri twavuga ati icyambere tuzajyaho ikigega cy'indishi z'akababaro cya leta kigomba kwishyura abantu bose bafungiwe ubusa. U Rwanda utekereza ko ari ubutabera burahari. Urangije ujya mu nteko bakugirira icyizere n'abandi badepite urumva ko mwakuze. None ubu ugiye kwiyamamariza umwanya wa perezida wa repubulika mu matora akomatanyije. None se ubwo nutsindwa uzasanga ku isuka muri uyu mujyi wa Kigali? Uzi ko narashomeraho kuva navuka ibyo warubizi. Ngende ku ntebe y'ubunyeshuri hariya muri kaminuza nkuru y'u Rwanda National University of Rwanda i Butare. Ndi student nari mfite ONG yemewe n'amategeko, mfite n'abakozi mpemba. Robert, nta kibazo rwose mfite, ngiye sinashomeraho kandi sizashomera. Kandi uzatsinda n'amatora.
turabasuhuje abakurikira One Nation Radio, akaba ari ijwi rya diaspora. Njye nitwa Mugabe Robert cyangwa Mugabe Bob, biterwa n'aho wahereye. Twishimiye uyu munsi ikiganiro tumaze iminsi tubararikira, tugiye kugirana n'umukandida ku mwanya wa perezida, akaba yiyamamariza muri kampeyini zizatangira ejo bundi. Akaba ari umuyobozi w'ishyaka Democratic Green Party, n'ishyaka rya demokarasi. Kwiyamamaza n'ubu bizatangira itariki 22. Akaba ari umuyobozi, ni ukuvuga ni perezida w'ishyaka riharanira demokarasi n'ibidukikije. Akaba ari n'umudepite mu nteko ishinga amategeko. Tumusanze ku biro bye, tugize amahirwe y'uko atwakira. Akaba ari umwe no mu bagize urugaga rw'amashyaka aharanira ibidukikije muri Afurika ndetse no ku isi. Akaba yarahawe impamyabumenyi y'ikirenga na kaminuza ya Bethel. Akaba ubu ngubu yiyamamariza aharanira kuyobora iki gihugu. Akaba ari mu bakandida batatu, yitwa Dr. Frank Habineza. Akaba ari kumwe na kuri lisite y'itora, azaba ari kumwe na Perezida Paul Kagame na Muhayimana. Akaba aribo baharanira kuyobora iki gihugu mu myaka 5 iri imbere. Dr. Frank, ikaze. Murakoze cyane. Nishimiye ko mwadutumiye kuri One Nation Radio ya diaspora. Uzajya mu Rugwiro cyane rwose, twiteguye. urabyizeye? Kwa cyenda tuzatuye mu Rugwiro. Muzaba muri mu Rugwiro. N'iki gishya tukwitegaho bireze ibisanzwe? Icyambere Kuki wumva ko Kagame Urugwiro noneho ari igihe cyawe aba yigiyeyo, hari ibyo noneho muri Green Democratic Green mutuzaniye, impamvu wumva ko ari ngombwa kujya mu Rugwiro? Tuzaniye iki? Icyambere Perezida Kagame turamushimira ibyiza yagejejeho ku Rwanda. Yego. Turamushimira yuko yahagaritse jenoside, cyangwa se we n'ingabo yari ayoboye bahagaritse jenoside, kugarura umutekano mu Rwanda, ndetse n'iterambere tumaze kugeraho turabishimira cyane. Ariko tukavuga twebwe n'ishyaka iharanira demokarasi no kongera ibidukikije mu Rwanda, natwe dufite undi musanzu ushaka kongeraho cyane cyane ibijyanye na demokarasi isesuye kuri bose, kuko turabona yuko iyo demokarasi isesuye kuri bose kirimo ibikeneye gukorwa. Dukeneye kongera kubona ubwisanzure, gutanga ibitekerezo burenzeho, ubwisanzure bw'itangazamakuru gukora akazi kabwo burenzeho. Dukeneye kubona ubwisanzure bwo kujya mu ya politiki, umuntu wese yisanzure kujya mu politiki yifuza, nta kintu yikanga. Ibi byose twita demokarasi isesuye kuri bose. Tubona ko aho hantu hakirimo imbaraga nyinshi zikeneye gukorwa. Utekereze ko iyo demokarasi isesuye tuyikeneye nk'Abanyarwanda? Cyane rwose turayikeneye cyane, kuko iyo ugeze hariya mu Banyarwanda ukashaka kuganira ku bya politiki, usanga abantu bishimiye cyane kuvuga ku bintu by'imipira, za Champions League, z'Ubwongereza, za Arsenal, za Liverpool. Ariko waje kuvugamo ibintu bya politiki ukabona abantu barifashe, tukavuga ati kubera icyo utekereza bifashe cyane. Ariko kubera n'amateka tuvuyemo, amateka tuvuyemo, uzayahindura jenoside yakorewe Abatutsi n'iki byose, abantu babonye ibintu bya politiki ari mibi. Turashaka guhindura ayo mateka mabi, tubibutsa yuko ubu igihe kigeze yuko abantu tugomba gukora politiki nziza, itari politiki y'amacakubiri. Yego habaye amashyaka mabi y'amacakubiri y'amoko yo gusubiza abantu inyuma, ariko turi ku mashyaka noneho y'ibitekerezo, cyo bita ideologie nziza, ishyaka rishingiye ku ngengabitekerezo nziza cyangwa ku myumvire mishasha myiza itarimo amacakubiri. Tuvuga ngo turashaka ubukungu bwiza. Nk'ubu mu gihe cyanjye kuva mu kwa cyenda, buri munyarwanda wese azihaza mu biribwa. Kwihaza mu biribwa no kuvuga food security. Buri muntu ari inshuro 3 ku munsi, nta bintu byo kuvuga akarya inshuro 3 mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Nta byo kuvuga ngo tujye kuzahaha imikiri iva mu Buhinde, mu za Bangladesh. Uzabikora ute? Icyambere ni ukuvuga turashyiramo imbaraga nyinshi cyane mu buhinzi bwo mu Rwanda, cyo sasina bwagukaricya. Tuhinge, buri wese ahinge, abaze yihaze, ariko tuhingira urugo. Kuko harimo n'umucyo mubi uri mu Rwanda hano, abantu bahingira isoko, ugasanga umuntu akantu kose yahinze aragatwara ku isoko aho kugira ngo akagaburire urugo rwiwe.
none yarenga ibyo bigori akabikura ku isoko byagerayo bakazajya kumigurisha akawunga kandi yari abifitiye mu rugo agatwara ibirayi ku isoko kandi akaza kujya kubigurayo ugasanga nyine ibintu tuzakureba imivugurure mu makoperative ukuntu bikora kuko nabyo biri mu bintu abantu bamwe batishimiye ukuntu ibintu byose bagemurira muzashyiramo imbaraga kuko genda ashaka amategeko tuzazana uburyo bw'ubuhingire bushasha ariko cyane twe mu guhinga kwacu dufitemo n'akandi kantu bita food safety kugira ngo tuhinge ibintu ariko turye ibintu bitangiza ubuzima bwacu iyo food safety yego abantu barakoresha ifumbire mvaruganda bavuga ngo ni nziza cyane ariko dushaka ko dushyira imbaraga mu ifumbire mborera tuzakora ifumbire mborera dufite amatungo dufite inka abadafite inka bafite n'ubundi buryo bashobora kubona ifumbire mborera tubishyiramo imbaraga byose kuko ibintu bashobora kwikorera turya ibiryo bizima bidashobora guteza indwara za kanseri n'iki yose mbere y'uko biba ibiryo bizima bigomba kuba bihari ari ibiryo yego mu buhinzi icyo ntekereza iyi leta yakoze no kuzana ibyo bintu bya GMOs no kuzana ibiki ni uko bashaka byibuze mbere y'uko biba byiza basi bibe bihari mwebwe muzatuma bihari twebwe urumva twagize ikibazo cy'uko ari ikibazo mu nteko bivuga ngo byo guteza imbere ibintu bya genetically modified organisms bivuga ngo guhindura cyangwa se imyimerere cyangwa ubuzima bw'igihingwa runaka bakagihindura ku buryo niba ari ikigori cyagomba kwerera amezi 3 cyangwa amezi 6 kikerera amezi 2 cyangwa niba ari ikijumba cyagomba kwera amezi 3 kikerera ukwezi kumwe ibyo bintu urumva kuba byahinduriwe ubuzima bwabyo ariko bivuga yuko muri uko guhindura mu by'ukuri ari ukugira ngo ibyo bihingwa bishobore kwadapta ubwo butaka reka da nawe ariko bimeze ubushakashatsi burahari bugaragaza yuko ibyo bintu byamaze guhindura n'ubundi bigenda no mu mubiri wacu ukabihindura noneho mu kuhindura wacu ugasanga umubiri wacu bita immunity ubudahangarwa bw'umubiri bwagabanutse ku buryo indwara yose ishobora kugukubita hasi noneho n'umubiri ukaba wakwakira n'izindi ndwara washobora kwirinda nka za kanseri mwebwe muzaza ubwo twebwe iryo tegeko rya GMOs n'ubundi ntabwo twari turi mu nteko ubundi tuba tuzanarikuraho burundu mu mategeko ya mbere tuzakuraho itegeko rya GMO none se nutorwa ukaba perezida uzatsinda uburyo nugira n'ubwiganze mu nteko uruzi se ko perezida nawe afite uburenganzira bwo gukora amategeko afite icyo bita presidential orders ayo mategeko bita orders ashobora gushiraho ku buryo amategeko menshi cyane ava no muri cabinet aza mu nteko so biroroshye cyane kuba warivugurura mukarikuraho cyangwa mukaripiringa none se bwa butaka buhingwa muzabwongera ubutaka buhingwa tuzabukoresha neza kuko ubu kuntu babukoresha babushamo ifumbire mvaruganda ikabwangiza ugasanga ahantu hose hagomba kwera ntakira bitabonye ifumbire yo gushiramo ntibishobora kwera so tugomba kwa rehabilitation yo kongera tubuvugurure dukoresheje ifumbire mborera bongeye busubire umwemerere wabwo none ariko icyo gihe abantu bazaba ari gikisi ni process nyine ni process bishobora gufata umwaka umwe ariko bitunganye mu mwaka umwe bazaba ari giki uko kuri kose ni process y'ibyo ndimo kuvuga bifite urugendo tugenda gucamo uko bwaragiritse cyane muri iyo procedure tuzagenda tubutunganya uko duhinga tubitunganya turizera ko mu gihe cy'umwaka umwe ubutaka bwacu buzaba bumaze kugira umwimerere wabo noneho niba wara kugira umwimerere wabo yego muri iyo minsi dushobora kuba tukigura ibivuye hanze mu gihe bitaratungana reka tuvuge ko ubutaka abaturage bafite mu Rwanda barabuhinze batekereza ko bwabahereza ibiryo bihagije uburyo tuzatumiza ibiryo hanze ntabwo tuvuga ngo ishaka ryacu ryanze ko dukora ubuhahirane n'amahanga ariko dushobora gukora ubuhahirane n'amahanga ariko atari ku bintu by'ibiribwa tugomba kubanza tukihaza mu biribwa kandi tuvuga ko bishoboka none haramutse ari ikintu tudafite dushobora kuba dufite ibirayi byinshi cyane dufite ibijumba byinshi cyane ariko twabura ntabwo ndi ku kibazo cy'ubuhahirane n'amahanga abanyarwanda bahinze ubutaka uko bungana bafite urabona bakwihaza mu biribwa cyane rwose turabyizera ko bakwihaza mu biribwa kuko ubutaka bwacu tubuhinze neza cyane n'iyo bishanga tukabihinga neza cyane twakwihaza mu biribwa turafite icyo cyizere ikibazo gihari nuko ubutaka bwacu bwose bwangirika butwarwa n'isuri icyo bita soil erosion kubera ko bufashwe nabi baratubwiye ngo matone hafi miliyoni n'igice igenda buri mwaka muri Nile n'uruzi rwa Nyabarongo bikisanga muri Egypt ubushakashatsi bwarabigaragaje kandi ubutaka bugenda bwose biterwa no kubufata nabi cyangwa biterwa n'uko mu Rwanda hari igihugu kiri mu buhaname ya misozi igihumbi ibafatika zo kuba bafata neza ubwo butaka ku buryo butatwarwa n'isuri kandi ubwo baca amaterasi y'indinganire tugomba gushaka ubundi buryo bw'amaterasi bita progressive amaterasi yikora ariko bakoresheje ibiti byita bya agroforestry ibiti bishobora kuvangwa n'imyaka aya materasi yikora niyo ashobora gufasha gufata ubutaka ariko akagira n'akamaro ubutaka biri mu yabiri bishobora gufasha ubutaka kugira uburumbuke ibyo twavugaga
ubutaka bukongera bukagira uburumbuke bwabo buri naturel. So, ni ugushyiraho ingamba zifatika kuko mukavanga imyaka n'ibiti. yego ukavanga imyaka n'ibiti, ariko ibiti bitangiza ubutaka, ibiti bivangwa n'imyaka bita agroforestry trees. Icyo gihe igiti ko mbona gitera kikazasarurwa n'umwuzukuru wawe. oya ntabwo ari bya bintu by'inturusu n'ibindi byose, ni ibyo bita agroforestry trees, arizo bita za coriander, za resena, za greveria. Ni ibiti byerera mu gihe cy'amezi 6 mu mwaka, biba byatangiye gukura kandi byatangiye kugira akamaro. Urumva ntabwo ari ibiti bitinda cyane nk'inturusu n'ibindi byose. Okay, reka tuve kuri icyo cy'ubuhinzi no kwihaza mu biribwa, tujye ku kintu tuzanye. Ikindi mbazaniye rwose cya mbere, hamwe nk'itangazamakuru muzishima cyane mu gihe cyacu, kuko tuzabashyiraho ikigega Rwanda Media Development Fund. Icyo kigega kizafasha kugira ngo gihe amafaranga y'itangazamakuru, inguzanyo ku mafaranga, ibyo bita low interest rate, ziri ku kiguzi kiri hasi cyane. Noneho buri munyamakuru wese ashobora kuba yakora business yiwe, abashaka kujya online, abashaka gukora za radio, abashaka gukora ibinyamakuru, kuko hari ikibazo bita cya banki Lambert, ni ukuvuga ngo abantu bajya kwiguza amafaranga mu buryo butemewe n'amategeko, ugasanga umuntu yari afite akamodoka kiwe baragatwaye mu minsi 5 bavuga ngo azunguka. Noneho ugasanga ibinyamakuru byinshi cyane byarafunze kubera kubura amikoro. Icyo ni kimwe cy'ikigega. Ariko icya kabiri, turashaka ko itangazamakuru ryigenga ribona amatangazo yo kwamamaza mu buryo bworoshye, kuko ubu amatangazo yose yihariwe n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru cya RBA. Twavuga ko RBA ni twita public broadcaster, ni ikinyamakuru cyacu, ni radio yacu y'abaturage. Kubera iki itangazamakuru ari ikintu gikomeye muri demokarasi igitekerezo. Ubwo tuzafasha uburyo kuri RBA ibona amafaranga idashingiye ku ngengo y'imari ya leta, ahubwo ishingiye ku mafaranga avuye mu baturage. Noneho ya matangazo yafataga yose ajye mu itangazamakuru ryigenga. Najya mu itangazamakuru ryigenga rizabona amafaranga, ribona ubushobozi bwo gukora neza kurushaho. Bwa burenganzira duharanira bw'itangazamakuru nibwo buzashyirwa mu bikorwa bafite ubushobozi, bafite amafaranga. So icyo kintu kirakomeye cyane. Kubera iki itangazamakuru ari ikintu gikomeye cyane ku ishyaka ryacu? Ni uko ari inkingi ya kane ya demokarasi. Ni ukuvuga ngo kugira ngo igihugu kibaho neza cyane, ubundi babita ngo fourth arm of state mu bavuga icyongereza. Mbere y'inteko ishinga amategeko, urukiko rw'ikirenga n'urwego rwa nyubahirizategeko, hari itangazamakuru. Iyo ridahari, nta kindi kintu abaturage bashobora kumenya ibikorwa na guverinoma, na guverinoma ishobora kumenya ibikorwa iby'abaturage bashaka. Ni ukuvuga ngo kugira ngo itangazamakuru rigende neza, iyo rigenze neza rifite ubwo bushobozi, igihugu kizagenda neza cyane. So ni ukuvuga ngo niyo mpamvu tubishyiramo imbaraga cyane, kuko inkingi yubaka demokarasi, ariko yubaka n'igihugu, kandi biri no mu itegeko nshinga. Mwiteguye yuko itangazamakuru nirikomera mumaze kuritera inkunga, mushyizeho ibyo bintu, uburyo niba batangiye kubabaza ibyo mushinzwe, namwe ntabwo muzabigiraho ikibazo? Oya, nibyo twifuza ko itangazamakuru tumaze kugira abayobozi benshi muri Afurika, iyo ari muri opposition avuga yuko itangazamakuru yagakoze nta bwisanzure yamara kugera ku butegetsi, ahubwo akadufunga. Kuko ibyo bigega mvuga si ubwa mbere ukivuze mu matwi yanjye. Mwagiye mu nteko nta kigega barabishatse, baratubwira ngo babashyire ikigega, tujya gusuzuma dusanga babahaye ikimina, baratubesha. Ariko ubu tugomba gushyiraho ikigega. Muri iyo myaka yose mumaze mu nteko, mwananiwe byibuze kuzana n'umushinga w'itegeko ujyanye n'itangazamakuru? Ubundi kukubwira ko twabishatse kubikora, nyuma yaho ababishinzwe, kuko mu nteko ntabwo uba uri mu buryo bufata ibyemezo, ni ugutanga inama. Nawe mpamvu twemeza ko Perezida wa Repubulika, ni ukuvuga ngo twe tuzizanira umushinga w'itegeko no kugishyira. N'ubundi umudepite mu nteko aba afite ubushobozi bwo kuzana umushinga, basi bakananirwa kuwutora. Hari n'imishinga 3 nakoze, urugero ni nk'iyi. Nakoze umushinga wo kugabanya umusoro w'ubutaka, nukura ku mafaranga 300 kuri metero kare gushyira ku mafaranga 100, mugeza mu nteko barambwira ngo uzana, ngo leta igiye guhomba amafaranga, uzana undi mushinga w'itegeko uzazana miliyari leta igiye guhomba. Urumva mbona ari uburyo buki bugoranye. Ndavuga ati nta kibazo, ugira Imana, abanyamakuru umushinga wanjye barawufata, barawupibuya ku gihe, barawupibuya juri Amerika, barawuvuga isaha yose, bawushayisho nyinshi cyane, n'ibindi by'amakuru birawuvuga. Wa mushinga wanjye uramenyekanye. Nyuma yaho Minicofin iremera, irawugabanya, wamusurika ku mafaranga gatubasha ku mafaranga 80. Umva twakoze ubuvugizi, ariko cya kimwe nifuzaga ngiye ko gukora undi wa biodiversity, kugira ngo tuhe agaciro turinde inyamaswa zo mu gasozi, ariko mu gasozi hafi y'urugo, atari mu kuba mu ishyamba, atari mu za pariki n'ahandi hose. Ndavuga utunyamaswa dutoya, za nyiramuhari, za foxes, utuntu tuba turi aho hafi y'urugo nyine tuzirinde, kuko usanga zitarindwa n'izindi ziri aha, imbwa n'ibindi byose ubona
zidafite ukuntu zirindwa neza cyane, n'abantu bafata nabi inka ugasanga inka bayizise ku kimodoka ivuye mu Mutara Kigali yose bayiziritse nabi, umutwe irimo kubabara, irimo ikagira Kigali ya stress n'inyama yayo ariko uyiriye nawe urashobora kurwara, ushobora kurwara, yes bayagize. Urumva ibi byose umushinga wanjye nabo batangira kumbwira ngo arahari, nyuma yaho baza kuzana mu bundi buryo haciye iminsi mikeya. Icyangombwa ni uko waje uwa gatatu n'ubu gatuma turekera usone ibyo nakubwiraga, twagize ibitekerezo byinshi cyane, ukabona harimo za road blocks zigenda ziza n'ubundi ntabwo wazana umushinga uwari wose ngo bawakirize amashyi. So noneho none se uturutse muri kabineti wo kuwakiriza amashyi ntimubanza gusuzuma ariko ntawe ujya usubizwa, wose uvuye muri kabineti uremezwa, ntawe urasubizwa n'umwe, byose yaremejwe. kuki muyemeye? Niyo mpamvu dushaka kujya muri kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa repubulika, nuko dushaka no kuzatuzana imishinga ya mu nteko nayo ipasingi. Urabyumva ngira kuko ubu twaragerageje mu zindi nzira ntibyakuze, kandi ndumva yaragiye ipasingi yenda nuko batayibiye mu bundi buryo, ariko yarapasingi byakuze mu bundi buryo, ariko umusoro w'ubutaka wavuye kubera twebwe. Ariko nyine byari kuba byiza uvuga tumushinga Frank Habineza, ariko urumva wabaye wa Minicofin kandi ari njye wawutangije, ariko nicyo kwita ariko iyo ni ya demokarasi y'ubwumvikane. So noneho nibyo nakusobanuriraga yuko ntabwo twananiwe no kuzana wa wundi w'itangazamakuru, ariko twaragerageje tushaka kuvugana n'abayobozi, twavuga ngo ibintu byarakozwe, tuteza ko ari byo, tugiye gusuzuma neza dusanga atari byo, dusanga noneho igihe cyabyo nta kintu dushobora gukora. Buriya mu itangazamakuru ntabwo mutubeshye, ntabwo tubabesha rwose, kandi urabizi ko nawe urabizi ko any attack on the media is attack on the Green Party. Umuntu wese wakubita itangazamakuru yaba akubise twebwe, kandi tuzahangana nawe. Mu bintu tuzaniye harimo watubwiraga ibintu byo kwihaza mu biribwa, utubwira ku itangazamakuru, ibindi ndashaka ibintu bishya bituma ugomba kujya mu rugwiro. Icya mbere njyewe mu gihe cyacu ejo bundi mu kwa 9 niba tugirira icyizere, nta mupaka w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa cy'umuturanyi kizongera gufunga. Urabona nk'ubu dufite umupaka w'u Rwanda n'Uburundi urafunze, Burundi badufungiye umupaka, kandi bagize kufunga urafungurwa. Natwe tugeze gufunga iwacu Abarundi bafunze umupaka wabo, ariko nyine batubuje kujya iwabo. Iyo bawufunze twebwe ntabwo dushobora kujya iwabo no guhahira, nabo ntibashobora kuzana ikibazo cy'amahahirane. Ibyo rero biri mu bibazo bizana ubushomeri mu Rwanda. Urumva abantu bajyaga gucuruza indagara, bajya gucuruza amamesa, ibindi. Dufite abagore bacu, dufite abana bacu, yaraducyuriye ngo tujye kureba amazi. Dufite abana bacu, dufite n'abagore nabo bafite. Uzabikemura utibyo, uvuga ngo ngeze ashaka politike nziza, kuburyo niyo ngiye kugusobanurira, ku buryo nta gihugu kigomba kongera gufunga umupaka n'ikindi gihugu cy'igituranyi. Niba hari ibibazo tugomba kuzajya tubikemura mu nzira y'ibiganiro neza, tukasanya amasezerano ahoraho avuga ngo nta gihugu na kimwe kizafunga umupaka. Niba dufite ibibazo tubikemure mu bundi buryo. Icyo kintu cyo tuzashyiraho ku buryo umuntu tumenya ngo igihe cyose ushobora kujya Bugande, icyo ushobora kujya Burundi. Ariko ikibazo cyo gufunga imipaka gituruka ku bibazo biba byavutse. Ibyo bibazo byavutse nibyo tugomba gukemura. Ibyo bibazo byavutse ntabwo wabwira umuntu ngo uzaca conflict burundu, urayimanaginga, ariko conflict ntiwayo, kubera ko ari conflict ituruka kuri competition. Igihugu cyawe nikiba gikomeye muri kiri competitive, ibindi bikakugira ishyari cyangwa bikakugira ishyamba, uzabivuga ngo ni murakara. Amasezerano twasinye muri East African Community, ni ukuvuga umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, harimo icyo bita regional integration, imikoranire cyangwa se hagati y'ibihugu, ku buryo abantu bashobora kugira imigenderanire myiza, free movement of people, imigenderanire y'ubucuruzi myiza, gukuraho imisoro ku bicuruzwa. Ariko iyo bintu tubishamo imbaraga. Ni ukuvuga ngo ibi bintu nagira ngo bivuge mu buryo abaturage utabakomplika. Ibintu bya East Africa bishingira yuko the member countries, ibihugu by'ibinyamuryango, bishingira kuri political will. Ngubu hari amasezerano yasinywe, ariko amasezerano ntabwo gufunga. Nyine nicyo mvuga ngo abantu basinye amasezerano bashaka kwita ibipapuro, kandi ntabwo ari ibipapuro, ni ubuzima bw'abaturage. Niba basinye ngo umuntu agomba kwidedembya ava i Burundi aza mu Rwanda,
n'undi akaba mu Rwanda yajya mu Burundi yidedenge nta kibazo, agomba gukora ubucuruzi neza cyane, nta mpamvu n'imwe ishobora kugutegeka ko wafunga umupaka kandi mwarasinya amasezerano. Amasezerano agomba kubahirizwa, akabaho free movement of people, free movement of goods. Ndakumva ufite umutima mwiza yuko batawufunga, ariko ntabwo control politike z'ibihugu dutura hari ikibazo cyanjye nshaka kukubaza. Bo ubwabo bagize ibibazo bya politike zabo indani, ariko yenda mu buryo bumwe n'ubundi bagatekereza ko bituruka iwawe bagafunga umupaka, uzagenda ubafunge. Niyo mpamvu tugomba gushyiraho uburyo iyo amasezerano nk'ayo avuga ko tugomba gukemura ibibazo ibyo byose twaba dukekana tudafunze imipaka, kuko iyo ufunze imipaka nawe uba ufungiye abayobozi, ufungiye abaturage bawe n'abaturage b'ikindi gihugu. Ni ukuvuga ngo urimo kwicisha inzara abaturage bawe n'abaturage b'ikindi gihugu, ntabwo ari abayobozi. Niba cyumva nitumara kucyumvikanaho icyo kibazo kizakemuka burundu. Impamvu turi ku bibazo cy'imipaka cyane ntawe uri kuvuga ngo umupaka gusa, turavuga ngo imipaka n'ubundi bino bihugu byari ibihugu by'abavandimwe baragenderanaga, nta kibazo cy'ububanyi n'amahanga, ariko noneho n'ubucuruzi n'imigenderanire ntabwo ari ukuvuga ngo iyo dufite dushobora kugenda Uganda, dushobora kugenda mu Burundi, dushobora kujya Tanzania na Congo hose tugacuruzanya. Abantu bagira ibintu bakora, ubukungu bw'igihugu bukazamuka, ariko n'imibanire nayo ikaba myiza. So ni ukuvuga ngo icyo nkivuga nshaka kuvuga ku kintu cya economy. Twebwe ishyaka ryacu tuzakemura ikibazo cy'ubushomeri, unemployment, kuko ubu imibare y'ubushomeri ubu iyo dufite ubu ikigo cy'igihugu cy'imibare bagaragaza ko 22% y'urubyiruko mu Rwanda ari abashomeri. Ni imibare minini cyane, kandi iyo twite imibare izwi, ahubwo ari n'indi itazwi, niyo bashoboye kubara. Njye mbaze kubyanjye bishobora no kurenga. Ni ukuvuga ngo ubwo nta kuntu wakemura iki kibazo cy'ubushomeri wafungiranya abantu imbere mu gihugu. No, uretse ibyo twese n'izindi ngamba zo kuzashaka akazi. Buretse gato uravuze ngo wafungiranye abantu mu gihugu, wagira ngo ubutegetsi buriho nibwo bufunga imipaka. Ndavuga ari Burundi, ari u Rwanda, ari Uganda, igihugu cyose cyafunga umupaka kiba gifungira abaturage bacu mu gihugu cyabo. So iyo abafungiye mu gihugu cyabo n'abandi, ubu Burundi bafungiranye abacu hano mu Rwanda ntibashobora kujya iwabo, urabyumva ngira ngo. So ni ukuvuga ngo u Burundi icyo bwakoze barifungiranye, natwe buradufungira. Nicyo bivuze niko ntabwo ushobora kujyayo. So biba bifite double impact, ntabwo ari impact imwe gusa. Rwanda iragenda ntabwo uzayijyemo rero ko wacuruza ujya muri Rwanda Air ukajya kurinda garuka zizana hano niba uzunguka. Rwanda Air ni urundi rwego, urabyumva. Nta mucuruzi Abarundi bari mu Rwanda bajya muri Rwanda banyuze Tanzania. Abo nabo bagiye mu nama zikomeye, ntabwo ari abagiye gucuruza indagara n'amamesa ngo zazana mu ndege, urabyumva ngira ngo. Turashaka kuvuga twe ibintu bireba ku buzima bw'abaturage, tukavuga ngo mu by'ukuri dushizeho izo ngamba zarwanya ubushomeri. Noneho ntitwanye ubushomeri, kuko iyo urwanya ubushomeri mu Rwanda n'Uburundi waba burwanyije, kuko uvuga ngo abantu barakorana bose bakazamuka. Iyo abagande bazamutse natwe turazamuka, natwe twazamutse. Muri make urateza imbere collaboration and cooperation, tuzeba ubukungu bw'igihugu n'imibanire yacu y'ububanyi n'amahanga. Noneho nsubiye ku cy'ubukungu, kuko nari mvuze ku kibazo cyo kugabanya ubushomeri. Ku bushomeri dufite gahunda nziza cyane yo gushyiraho inganda ntoya twita agro processing industries zitunganya ibikomoka mu byo dukoraho, ari ibihingwa, ari iby'amatungo, buri karere. Izo nganda reka twe dufite gahunda yo kurusha ku rwego rw'umurenge, kuri segiteri. Buri segiteri mu Rwanda ukareba ngo ni iki mukora hano. Niba ari abantu baturiye ikiyaga, tuvuge niba ari Karongi ari ku kiyaga bari batuze n'uburobyi, tukabashyiraho uruganda rutunganya ibivuye kuri sekita, ku murenge. None niba ari ahantu uvuye borora nka Nyagatare, tukabaga tuzabashyiraho uruganda rujyanye no gutunganya ibivuye mu mata. Niba ari ahantu bahinga igitoki, twashyiraho uruganda rutunganya ibivuye mu gitoki. Niba ari ibijumba, buri hantu hose tukareba ikintu bakora muri iyo sekiteri, kuri uwo murenge, turebe uruganda rushobora kubafasha gutunganya ibivuyemo. Noneho turizera yuko izo nganda zikora ku mirenge 400 iri mu Rwanda bizazamura umubare w'abantu bashaka kubona akazi, abize n'abatize bazabona icyo bakora, n'abazajya bahinga bazabona aho babitwara, bigore naho bijya, naho n'abandi bakora muri izo nganda. Tuvuga ko nitubikora neza ku twabibaza tuzashyiraho akazi, zatanga akazi abantu nka miliyoni ku mwaka, niko twari twabibaza. Ubwo ibyo mibare tuzajyamo neza cyane. So tuvuga ko mu bintu bizadufasha mu kuva mu bushomeri, ariko tunganira na cya kintu twavuze cy'imihahirane hagati y'ibihugu byacu. Nibyo Oya, ni byinshi cyane, wabivuga se ukabirangiza.
ndagira ngo none ahangaha ntabwo twemerewe by the way kwiyamamaza jewe ntabwo ari bwo kukwamamaza rero ndashaka kumenya ibintu bishya mutuzana ibyo ndaciye kuri ibyo ntabwo ndi gukomeza kuko tukomeje ku bintu biri muri manifesto igihe twabura n'ikibazo twebwe kuko kubera ko igihe cyo kwiyamamaza n'ikiraya yewe nibazaga kandi nkoze disclaimer kugira ngo gusobanure ntabwo bivuze kugira ngo niyamamaze humura natwe ntabwo turi bwo kukwamamaza kuko tuzagaruka abandi bazareba kino kiganiro ko bati yarimo kwiyamamaza niyo mpamvu bivuze kugira ngo bamenye ko atari kwiyamamaza ariko n'impamvu nanjye ndashaka kumenya jewe impamvu nava kuri FPR ngatora Green Party ubundi n'ibandi ubushakashatsi ariko sinanakubwiye n'ikindi kintu niba ukeneye kunywa amazi meza amazi azakugira ubuzima bwawe uzatora Green Party kuko ubundi twebwe tuzarwanya ibintu byose bijyanye n'ihumanya ry'ikirere ihumanya ry'amazi ndavuga bya pollution water pollution ihumanya urabona twakoze ubushakashatsi hano muri Kigali ku ruzi rwa Nili hariya muri Bese ya Nili twarapublishije ubushakashatsi bwacu twabonye yuko aya mazi yacu ya Nyabarongo amazi yacu ya za Nyabugogo n'ahandi hose yangizwa cyane n'ibikorwa bya muntu dufite ubushakashatsi bubyemeza yuko ibiva mu magaraje hariya mu Gasyata byose bimanuka mu ruzi rwa Nyabugogo bikanuka muri Nyabarongo bikatwangiza twabonye ubucukuzi bwo mu y'agaciro ibyo bacukuye byose babijugunya mu mazi bijya bikangiza amazi twabonye ikimoteri cyanduba hano uzi ko ari ikimoteri nyine kitubakiye kimeze nabi cyane amazi akivamo yose amanuka ajya mu mazi akajya kunywa iyo myanda n'indwara bikazitwara twabonye abantu bafata za Pampex n'ibindi by'abana byose bakabijugunya mu mazi byinshi cyane byose twarabigaragaje ni ukuvuga ngo ibi byose nitugirirwa icyizere abantu bazagira amazi meza ariko turinde umugezi wacu ariko tugire ubuzima bwiza tuzanabubaka ikimoteri cyiza cyane kimeze neza cyita landfill tuve muri dump site kikoze n'ikoranabuhanga tuje twakuramo n'umuriro urabizi ko byacu no kuramo n'amashanyarazi dukore n'icyo bita sewage central system imyanda yose iba muri Kigali uzi ko nta hirya byose twese twubatse bita fosse septique uri mu rugo rw'umunyarwanda hano hose ufite icyobo gifata imyanda ivuye mu rugo za toilette byose ndashaka gushaka ikintu gifata ibyo bintu byose kikabikora ahantu hamwe bakanabitunganya bikaba byanagira n'akamaro aho kugira ngo bibe byangiza amazi yacu n'ubutaka bwacu ibi byose turabahishe tuzabibagezaho vuba urakoze ubushakashatsi bwakozwe na sosiyete sivile nyarwanda bavuga yuko 80 ku kigero cya 88% by'abanyarwanda bemeza yuko opposition naho yatsinda itategeka mu bitekerezo iki ntabwo bari tubajije ubu bushakashatsi nzaho babukoreye babajije abaturage ntabwo ari abayinjya politiki abaturage bo mu turere no mirenge bavuze ngo bo batekereza mwebwe naho babatora abantu bose bo muri opposition bakabatora kugira ngo babe ubutegetsi ariko babona style mutategeka ni ukubera iki utekereza icyo njyewe icyo nzi abantu bajya bivuga gutyo ariko icyo baba bavuga ngo ese ngo mufite abantu bahaje kuba mwakora guverinoma ngo ese guverinoma yo nanjye nayizamo ntabwo ikibazo ari guverinoma ikibazo hari abatizera yuko hari izindi forces zitabemera gutegeka ngiye kugusobanurira icyambere itegeko nshinga ry'u Rwanda riteganya yuko iyo umuntu yatsinze amatora ya perezida wa repubulika atemerewe kuyobora wenyine ntabwo yemerewe gufata birenze 50% mu nama y'abaminisitiri ni ukuvuga ngo agomba gushyiramo abandi bavuye mu yindi mitwe ya politiki iri mu nteko n'abandi bantu ba erepanda namuse abakeneye icyo ni kimwe ni ukuvuga ngo uwatsinda wese amatora agomba kwemera yuko atazayobora wenyine ugomba kuyobora n'abandi mu gihe tuzayobora n'abandi ko ari itegeko nshinga ribiteganya kandi biri no mu itegeko nshinga riteganya yuko ari ihame rihari mu itegeko nshinga rivuga yuko agomba kuba gusaranganya ubutegetsi nta bwikanyize ibyo byose byubahirizwe nta mpamvu yatubuza kuyobora kandi ikindi twe twemera yuko abamwe bavuga ngo inzego za gisirikare ngo ari wabimbwe ngo base ngo abajenerali ngo bakwemera kuki batanyemera abajenerali n'abasirikare ba Repubulika y'u Rwanda ntabwo ari ab'umuntu ntabwo ari ab'ishaka ni ab'igihugu RDF ni ame y'igihugu polisi y'igihugu NSS ni urwego rw'iperereza rw'igihugu byose ni iby'igihugu byo bigomba gukurikiza amategeko uwatowe n'abaturage niyo bigomba gukomeza kugenda akabayobora ntabwo bamfite yuko utekereza ko u Rwanda ruhagaze mu ndi kukubwira ngo ntabwo bafite yuko nitsinze amatora ko abasirikare batatwubaha ko tutakora nabo ndetse nize n'ibya gisirikare ngira murabizi dufite masters of science in war studies nanjye nize mu ishuri ya gisirikare rikuru ya Sweden Swedish Military Defense University mfite n'ubumenyi ni mpamvu nagiye no kubyiga nuko nashaka kumenya ukuntu umuntu nkatwe nk'abasirikare ushobora gukorana n'abasirikare
ndetse bifitemo na tezi imikoranire y'abasirikare n'inzego za gisivili bikozemo na sesisiyani. So ibi byose tubifitemo uburambe, kandi ariko uretse n'uburambe tufite n'umutima mwiza na gahunda nziza yo gukora n'inzego zose dushyiranganya ibitekerezo n'abandi wese, nta muntu uzahunga igihugu, twese tuzakorana neza. Ikibazo ntabwo ari cyose kibazo, icyo gucyushubije neza. Yewe ikibazo cyanjye ni bwo kwibaza, ndagira ngo nawe umfashe mu gutekereza. Hari inzego zihari dufite z'igihugu cyane cyane z'umutekano, icyo gisirikare wavugaga na polisi, nubwo ari inzego z'igihugu, utekereza ko zigeze ku ruhe rugero, zifunguye bingana iki, uburyo zakwakira undi muntu mushya urenze uwazitangije? Nje icyo nzi yuko inzego zubatswe kugira ngo zibe iz'igihugu. Tuvuge kera habayeho RPA, ariko izo ni teori. niba ari teori ndi kukubwira ibyo nzi, kandi ibyo nibyo nize. Habayeho RPA, ariko RPA iza kuva muri RPA iba RDF. RDF yaje kuba RDF yivanze n'abandi bari muri FARI cyangwa ex-FARI n'abandi bose. Ni ukuvuga ngo bagenda bubaka igisirikare cy'igihugu. So kuba tugeze ku rwego rwiza cyane ko igisirikare cy'u Rwanda ni igisirikare cy'igihugu, kandi kijya no kuba no gufasha n'andi n'amahanga. Ntabwo numva ukuntu umusirikare wize ubundi numvise umushyira yavuga ngo iyo tuvuze afande ntitwongere irindi zina, tuba tuvuze perezida wa repubulika Paul Kagame. Urumva nawe bazashobora kukwita afande bikavamo? Urabyizeye ko bakwita afande? niba batabikora bazabisha amategeko, kandi bazabihanwa dukurikije amategeko. Ariko njye ntabwo ukeneye ko banyita afande. Afande se ni iki? Afande ni ukuvuga ni boss, ni umuyobozi. Ariko bakwise perezida wa repubulika, uyu muntu ari his excellence, uri commander in chief, birahagije. Bashobora kuta CEC cyangwa what commander. Ibyo byose mu gisirikare babyita afande. Ntabwo dukeneye ibya afande, amatizi ya afande ntabwo dukeneye. Twe dukeneye yuko amategeko yubahirizwa. Utekereza ko azubahirizwa cyane rwose? Kuko ngiye cyambere nzi ko nta musirikare n'umwe uri kuri level ya general utasobanukiwe iby'amategeko, kuko tufite amashuri makuru hano ya gisirikare za Nyakinama, za senior officers babaha za trainings, dufite n'andi matoya za Gako n'ahandi hose aho bigira za cadet n'ibindi byose, yewe na za trainings za Gabe n'ahandi hose barabagiye bahugura. Dufite n'abapisi babize political commissars bagiye babigisha politike, kuri abasirikare basobanukiwe ko abasirikare b'igihugu atari abasirikare b'umuntu. So ndumva ko nta kibazo cyaba gihari rwose mu Rwanda. Reka ngushimire kuri icyo ngicyo. Hari ikindi nifuza kukubaza, ese ubona mu Rwanda biteguye kwakira opozisiyo abanyarwanda? Ariko abantu bazi bareke kuvuga ngo opposition, bazi bumve abanyarwanda tayari kwakira ibindi bitekerezo bitari bimwe. Yego, abanyarwanda bari tayari kwakira ibitekerezo bitandukanye, kuko icyambere constitution y'u Rwanda yemera yuko u Rwanda rugendera ku bitekerezo bitandukanye, cyo bita pluralism. Ni ukuvuga ngo ntabwo turi igihugu kigendera ku bitekerezo by'umutwe wa politike umwe. Ibyo biri mu itegeko nshinga abanyarwanda bitoreye. Kuba bari yamaze gutora ko twemera pluralism, kubyo tugira amashyaka ya politike atandukanye, ibitekerezo bitandukanye, ibyo byaremeje mu itegeko nshinga. Ndumva abanyarwanda bari tayari. Icyangombwa ni uko ibyo bitekerezo byaganza, tushoboye kuganza ibitekerezo byacu abanyarwanda bakabitora, deja nta kibazo gihari kuko barabyemeye mbere. So ndumva nta kibazo cyagombye kuba gihari. Utekereza iki ku mutekano w'igihugu? Umutekano w'igihugu ni nubwo navuga bya n'imipaka n'ibyo nashaka no kuvugaho, tugomba gushyira ingamba zirinda umutekano wacu. Ariko icyo navuga ko umutekano w'igihugu internal cyangwa imbere mu gihugu tumeze neza, ariko dufite ikibazo cy'umutekano w'ibiribwa, cyo kirakomeye. Amasasu sawa, nta kibazo cyose dufite, ariko haracyari abanyarwanda baburara. Amakuru ndayafite na hano muri Kigali, abantu bari rimwe ku munsi, bamwe bari n'igikoma, abantu bahembwa amafaranga y'icyo ntakize. Dufite ibibazo byo kuba nta mushahara fatizo uhari, n'ubu itegeko ryagiyeho, ariko ntabwo dufite icyo bita minimum wage. Abantu barakora, umuntu akavunika akabona amafaranga yose akashira muri depense nazo ntizihaze, ugasanga n'umuntu arakora ntashobora no kujyana n'abana be ku ishuri ryiza kandi yarize. So dufite ibibazo tugomba gukemura, gushaka umushahara fatizo kugira ngo twihaze mu biribwa, nkuko nabivugaga mbere, abantu babone nibura n'icyo kurarira,
abana hari ibibazo bya bwaki mwarabyumvise hirya no hino, utekereza icyo hari ikibazo cya stunting, kugwingira, mwabibonye mbere yo kugwingira mu gihugu kandi bagwingira kandi ibyo bihari batazi no kubitegura neza, tugomba gushyira imbaraga nyinshi cyane muri ibyo byose kugira ngo tubizamure. So ibyo ntabwo ari ibyo bibazo biduhangayikishije cyane. Naho umutekano mu gihugu w'amasasu n'iki, turashimira inzego zacu z'umutekano zaturinze, ariko dufite threats, twita external threats. Umutekano ushobora guhungabanywa bivuye hanze, kuko dufite ibihugu nibura bibiri byamaze kudekarara ku mugaragaro ko bishobora kudutera, ari demokarasi, igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo DRC na Repubulika y'u Burundi. Barivugiye ko bashaka gukuraho Perezida Kagame. Ibyo biraduhangayikishije kuko gukora Perezida Kagame ni ukuraho Abanyarwanda, kuko yatuwe n'Abanyarwanda. Si ibyo biraduhangayikisha cyane. Iyo umuntu avuze ngo ashaka gukora Perezida Repubulika, ni ukuvuga ngo ni intambara, kuko ntabwo bazaza bamubwira ngo genda, ntibyakunda. Si ibyo biraduhangayikishije, tugomba gushyiraho ingamba zaturinda intambara iyo ari yo yose hagati y'ibihugu by'abaturanyi. mwashyiramo ingamba nyinshi zirimo ko ibibazo byose bigomba gukemukira mu nzira z'ibiganiro. Ntabwo ibibazo byose bizajya bikemukira mu mirwano. Abavuga ngo bashaka kurwana kuri Perezida Kagame babyibagirwe, ahubwo niba hari ikibazo bakoresha inzego zihari. Hari inzego nyinshi cyane za diplomasi zihari, hari imiryango mpuzamahanga dufite, East African Community, za COMESA, African Union, UN n'ibindi byose. Nibashaka bazajya barega no kurega ikibazo bafite, ariko gikemuke mu nzira z'amategeko kugira ngo batekereze ibintu byo gukuraho byo kumena amaraso. urakoze akone keza ndakumvise. Ahubwo rero ndibaza muri external threats wavuze ni wavuzemo FDR, tekereza ko atari threat. Iyo navuze Kongo buriya nayo irimo, kuko FDR iba muri Kongo. Yes. Uzagikemura gute cyo kibazo cya FDR? Nkuko twabisobanuye muri izo nzira zose twavuze. Uzaganira na FDR? Ntabwo ikibazo cya FDR hari inzira zashyizweho. Hari UN mechanism yashyizweho kugira ngo abantu ba FDR bashyire intwaro hasi batahe. Izo nzira za UN zazishyiramo imbaraga kugira ngo bakomeze bakangurire bashyire intwaro hasi, batahe, babatware, bahugure, basubize mu buzima busanzwe. Abashaka batarakoze ibyaha babone akazi cyangwa bakore bajye mu nzego z'igihugu. Uvuga iki ku Banyarwanda bahuze igihugu bavuga ko bari bafite ibibazo by'umutekano, bari hanze bakora politiki hanze y'igihugu? Abanyarwanda bari hanze y'igihugu bo tumva ko tugomba gushyira inzira z'ibiganiro, tukaganira nabo, abantu batakoze jenoside, mugashyikirana abantu batakoze jenoside. Leta yawe yajya gushyikirana nabo? Wari uvuze abantu nyine bari hanze ariko batakoze jenoside cyangwa batafite ibyaha bakurikiranaho by'iterabwoba cyangwa ibintu nk'ibyo, ariko bifuza gukora politiki ariko bafite impamvu zibabuza gukora politiki. Minisiteri y'ubumwe y'Abanyarwanda cyangwa se n'izindi nzego zabijyamo bakaganira nabo, bakareba uburyo bashobora gukemura ibibazo byabo, ari bakoresheje za Rwanda Day, bakoresheje ubundi buryo bwari bwose, kuko ntabwo abantu bazakomeza kwanga u Rwanda tudashobora kuvugana nabo. Urakoze kuvuga kuri Rwanda Day, reka tuyikomoze. Rwanda Day urayemera? Numva nk'igikorwa kiba cyoganizwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga kugira ngo gihuze Abanyarwanda bari hanze na Leta y'u Rwanda, ari igikorwa cyiza. Icyo numva ngenda yemera, numva nta kibazo kirimo. Maybe ikibazo nibazamo ni umusaruro wayo, ni iki kivamo, kuko nicyo dushaka kuzamenya, kuzabaza neza ababishinzwe, kuba perezida yajyayo n'abayobozi bakajyayo n'abacuruzi bakajyayo. Kuki mumaze iki gihe cyose mubone ko mutarabibaza? Ntabwo biri mu bintu dushinzwe. Ariko ntituzagera. Ese ntabwo utekereza yuko delegasiyo ziva mu Rwanda zijya muri Rwanda Day bakoresha amafaranga menshi kandi y'amadovize, ahubwo byaba byiza ko Rwanda Day ibereye i Kigali? Oya, ibereye i Kigali adashobora kuza i Kigali kubera imiziro bafite cyangwa se kubera impamvu n'izindi zitandukanye n'ubushobozi. Ariko iyo ibereye aho bari hafi yaho benshi baraza, kandi abo baje hari igihe bavamo bakavamo abashoramari. Twarabyumvise ko bamwe bajya baza bakaba abashoramari hano, twumvise n'iriya inzu bita Ndora campaign ko yubatswe n'abantu bo muri diaspora. Twumvise byinshi cyane bagenda bagiramo uruhare, baranubaka. Ntabwo mu by'ukuri nubwo ntaramenya umusaruro neza wa Rwanda Day, ariko hariyo tubona yuko bifite akamaro, kuko baraza niyo baje gusa mu Rwanda bakagaruka iwabo mu namwe. Ejo bundi hano habaye ibiza, nabonye hano habaye ibiza za Ruhengeri na za Nyabihu, barishyize hamwe rwose. So urubaye byose ni akamaro kabyo, ariko dukeneye kumenya umusaruro mbumbe wa Rwanda Day, wa mugani ukoze comparison. Njyewe ikibazo mfite ni ikibazo noneho cy'amafaranga y'amadolari. Urugero niba bibereye muri Amerika, ibyumba by'amahoteli no kurya n'iki
ibintu bisaba ko tubishyura eh, kandi n'abagenda n'abayobozi bagenda mwese mugenda mwitwaje amafaranga yitwa amadolari kandi ayo madolari turayakeneye mu gihugu yarabuze mubitekerezaho iki ibyo bintu njye numva yuko ababibara nk'uko navuye sinzi umusaruro neza wabyo ariko ndakeka ko iyo babibaze babona yuko niyo babona abacuruzi 10 bemera kuza bashobora gukuba inshuro 100 amafaranga yatanzwe muri izo ngendo so nkumva yuko umusaruro wabo ushobora kujyayo bagahura na Bill Gates tuvuge mubare ko ari we mvuze ko ari we mukire bise nibuka vuba cyane ariko hari n'abandi bakiri bari ku rwego rwo hasi yiwe bashobora kuza afite za miliyoni z'amadolari mukamwatanze miliyoni imwe y'amadolari akazaza agashana uruganda rwa miliyoni 10 z'amadolari urumva ko bikuba inshuro 10 yacyo kuba mwagize so ntabwo twavuga ko ari bibi ariko n'ikindi nabwo n'ubundi buryo bw'abantu kumenya u Rwanda kurushaho ku buryo n'uburyo n'ibibazo bishobora gukemuka abantu bamwe ukabona hari abari barahunze bakahura muri Rwanda Day bakagaruka tabazi bashoboye kugaruka mu gihugu bakagira umusaruro mu gihugu iyo Rwanda Day itari kubaho ntabwo bari kuzagaruka no mu Rwanda kandi kuba bari hanze byari bifite n'ingaruka zitari nziza ku Rwanda so urumva ibi byose ari umusaruro w'amafaranga gusa ariko n'umusaruro mu bundi buryo buri ikintu bita demokarasi kirahenze buriya demokarasi nibyo byose biri mu nzira zo kubaka demokarasi ariko ntabwo biba bihendutse ni nk'uko amatora nayo atwara amafaranga menshi cyane ariko ni ngombwa ko bikorwa kubera ko ni uburyo bwo kubaka demokarasi no muri Green Party mwiteguye budget ingana cyane amatora tuzabamenyesha mu isi kuko mwebwe muzahagarara ku mwanya wa perezida mwiyamamaza hariho abaziyamamaza ari abadepite ndabona abagore beza hano n'abagabo bashobora kubishobora nyine bari basanzwe banabikora iyo budget uravuze ngo demokarasi irahenze nyine budget ijyanye n'amatora murayifite tuzayibamenyesha mu isi ya vuba ariko irahari kamwe ntabwo kampani tuzatangira tuzaje kimwe kugira ngo tangire kampani ku wa gatandatu cy'umwaka gitaha twasesekaye mu baturage yego ntabwo ari imikino iminsi tuba twose 30 tuzatugeramo hari igihe byo mwatangiye kwiyamamaza mufite nka polisi barinda ubushize baduhaye umupolisi uturinda ako n'ubusanzwe wari umufite nk'umudepite cyangwa abadepite ntabwo bagira umupolisi ubarinda nabo bagenda nkatwe nyine kuko umuntu afite umutekano bafashe umwanzuro yuko ari abaminisitiri ari abadepite n'abandi bayobozi ntabwo bakeneye abapolisi babarinda abapolisi barindwa gusa bariya 5 ba mbere bo barindwa n'abapolisi cyangwa se n'abasirikare ariko baba abashoferi oya n'abashoferi ntabwo baduha ubwo muri abategetsi b'ikiguri oya ntabwo turi abategetsi nziza ko turi abategetsi ntabwo abayobozi basanzwe ariko bikiguriza isi mutarakomera ikibazo gukomera ni uko ibitekerezo byawe bigiriye akamaro abaturage haraye habaye indi shafo ya kabineti nimugoroba hari abantu twabonye bagiye bazamuka abandi baba deployed ahandi iriya rishafo urayitekereza iki jewe icyo navuga ari ibyari birimo byadushimishije kubona ambasaderi Olivier Nduhungirehe akaruse muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga yarayihozemo akaba no foreign minister byashimishije kuko nzi ko ari umugabo w'umuhanga afite inararibonye hari n'ibindi twabonye bishimishije hari n'ibindi abantu bibajijeho umuntu akabatsi urugero rw'ibyo mwibajijeho kuko nibyo biba biduteye amatsiko kwishima abanyarwanda muhora nka minisitiri w'umutekano n'inteko njya numva mwishimira ibintu byose guverinoma ikora nka minisitiri w'umutekano ko yayobeje kuba ambasaderi ntagejeho se buriya icyiza ni ikihe kuko minisitiri yanse no kuba ambasaderi ariko nta gisubizo mbifiteho icyiza basanga wari wamugize minisitiri asanga yashobora neza diplomasi ubwo nyine urumva nta bisubizo mbifitiyeho urumva umuntu yabyibazaho hari n'ibindi ubona kwibazaho se byageze gute ariko buriya hari ikindi bibajeho ndumva ibyo bihagije hari ishyaka muri ya forumu y'amashyaka hariya Green Party riri muri forumu y'amashyaka tuyibamo ni forumu nyunguranabitekerezo y'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda forumu nyunguranabitekerezo y'imitwe ya politiki ni ihuriro nyunguranabitekerezo y'imitwe ya politiki mu Rwanda cyo uko tujijisha ni ishyirahamwe ry'amashyaka
sibyo Oya, bivuze ni gutyo ihuriro naba ry'abitekerezo, nkabishyira ntabwo ari ishyirahamwe. nishyira okay ni koperative Ayiwe, y'amashyaka urabyishe noneho burundu. ni iki se ni sawa buriya mu Ni kugura urwego ruri mu ibite itegeko nshinga rukora iki rumara iki umuturage ruhuza imitwe ya politiki, igakora iki bakungurana ibitekerezo, bakaganira ku bibazo bitandukanye by'igihugu, bagatekerezaho uko byakemura ibyo bibazo, ndetse nk'ishyaka rimwe muri kumwe muri iryo huriro rya PSD urumva ryageze n'ubugira yabaye minisitiri wa foreign affairs PSD yego Dr Biruta ajya mu minisiteri y'umutekano ko Green Party mutagiye kandi ushaka kuba perezida wa repubulika ubwo urashaka kudusubiza inyuma ubu hasigaye ukwezi kumwe ngo tujye muri perezidanse none arashaka kudusubiza muri minisiteri kanakumira ariko nawe uzi kubara neza ariko bari gufata bumwe muri izi ngabo oya ntabwo dukeneye rwose tuzashyiraho minisiteri mu minsi iri imbere ariko niyo itangazamakuru twavuye ko tuzabashyira minisiteri y'itangazamakuru kuko dukeneye ko itangazamakuru rigira minisiteri yihariye uriyabaye nk'imfubyi ribarizwa hano muri RGB rikabarizwa hariya ngo muri Minaroko rikabarizwa hariya hose ugasanga nta muntu ufite politiki ifatika y'itangazamakuru ngo niyi ugasanga ibintu biri aho tuvuga ko agomba kujyaho minisiteri y'itangazamakuru ifite politiki yayo ishobora no kubifasha n'ibyo bintu tuvuga byo kwiteza imbere bishobora kuba byakorwa neza cyane so mu kwakira tubashyiraho minisiteri y'itangazamakuru muzaba mwageze mu rugwiro mushyire iyo minisiteri niki utekereza ku bibazo bijyanye na bigeze kukubaza ku bintu bijyanye na diaspora turiho turagana ku musozo tujyaye noneho reka iyo muri diaspora tuveyo twagiye no mu banki n'amahanga twagiye mu mutekano twagiye muri ekonomi ariko reka tuvuge gatoya nanone tugaruke ku gihugu gatoya dushyire irenge hasi cyane cyane tujye ku badepite tekereza ko Green Party muzagira abadepite muzatsinda ntose ubundi tuba dusanzwe turi mu nteko ishinga amategeko murimo ariko muri bake kigaragara ariko wibuke uzajya wibuka aho uvuye twe twibuka aho tuvuye kandi biradushimisha intambwe tugenda dutera n'igihugu cyacu gitera iyo ntambwe twatangiye muri twiyamamaza muri 2017 amatora ya perezida wa repubulika tubona 0.4 turazamu umwaka wakurikiyeho 2018 tubona amajwi 5%, tubona abadepite 2 muri 2019 twamamaza umukandida wacu muri sena unaba Alex Mugisha aratsinda ajya muri sena ubu dufite abaparlamenteri 3 abadepite 2 n'umusenateri mu mwaka wakurikiyeho naho abadikanda bacu abayoborwanashaka biyamaje mu nzego z'ibanze baratowe mu njyanama y'akarere ka Rulindo ubu n'umujyanama w'akarere hari n'abandi batuye mu Kicukiro mu nzego z'abagore z'urubyiruko hano za Kamonyi za Gakenke za Rulindo n'ahandi hose abarwanashaka bacu bagiye bazamuka mu ntera ishyaka ryacu ryarakuze cyane so ku buryo ubu turizera yuko noneho no muri aya matora ntabwo tuzasubira inyuma turizera ko tuzava kuri 5 tuzamuka tujya hejuru abadepite bacu baziyongera urabyizeye cyane none se simwerese level of growth uburyo tugenda tuzamuka ntabwo dusubira inyuma tugenda tuzamuka ntabwo turi bikuri tugenda dutera intambwe twavuye kuri 0.4 tugera kuri 5 kwijana tuva kuri 5 kugera ku badepite 2 tubona n'umusenateri ubu tubona n'abandi bagenda bayobora ubwo n'izo zindi hasigaye ni za minisiteri n'ibindi byose byose bigira bizamuka byose byizere cyahari rwose ntabwo ariko ubushize wari uri kuri liste ubushize amatora atarakomatanya wagiye wiyamamarije kuba perezida wa repubulika byakunda neza abanyarwanda ari bakugiriye icyizere urangije ujya mu nteko bakugirira icyizere n'abandi badepite urumva ko mwakuze none ubu ugiye kwiyamamariza umwanya wa perezida wa repubulika mu matora akomatanyije none se ubwo nutsindwa uzatanga ku isuka muri uyu mujyi wa Kigali uzi ko narashomeraho kuva navuka ibyo warubizi ngende ku ntebe y'ubunyeshuri hariya muri kaminuza nkuru y'u Rwanda National University of Rwanda i Butare ndi student nari mfite ONG yemewe n'amategeko mfite n'abakozi mpemba kuri ya etage ya Warirayi ukiva gutya kuri university utagera kuri hotel Credo ibyo warubizi Rwanda Wildlife Club iyo office iri hariya mpemba abakozi
Frank Habineza ndi umukozi kuva kera nahembaga abakozi ndi umunyeshuri nyinjira i Butare cyane 9 ninjiye ndi umunyamakuru w'ikinyamakuru Rwanda Newsline correspondent officiel mbana bureau chief nshize no gucuruza ibinyamakuru buri article nandika mbona 5,000 mu cyumweru ndi student ivyo rabibuka nje abandi babona buruse 6,000 nje 5,000 bibona mu cyumweru abandi babona mu kwezi ni wari wa mbere baguze telefone mu 2000 nifite telefone hariya zero city president nari nyifite ahubwo mbeze nka post abantu bose bazi kwa Frank Habineza kwitaba telefone baba telefone ibyo wari ubizi se nateye ibiti nakoze ikintu cyose nyuma yaho cy'amakuru cy'umuseso nacyo kiravuka naho mba correspondent wa Newsline n'umuseso urabyumva so Frank ntabwo nigeze nshomera kuva navuka so ntabwo tinya ko aterwa yakusha rwose navuye naranje gutya kwiga bano makuba umujyanama wihariye wa ministeri y'ibidukikije amashamba amazi n'ibindi fresh from university kandi nari mfite akazi by the way kamembaga cyane muri mu ndege njya hanze naho hose urumva mva muri iyo njya muri Nairobi Sini nayoboye ibintu international mpuzamahanga byinshi bikomeye cyane so Robert nta kibazo rwose mfite ngiye sindashomeraho kandi sizashomera kandi nzatsinda uzatsinda n'amatora twivuriza n'ihirwe urumva ugeze umugabo reka ibyo bivemo by'urwenya hari abantu bagerageje gushaka kuba bashaka gutanga kandida kugira ngo bafite nabo akayiheyo ka politike ko gushaka kuba kujya kuri iyi myanya muhatanira komisiyo ivuga ko badafite ibyangombwa batujuje ibyangombwa bamwe bavuga ahubwo yuko leta isa nkaho itabashaka ubu bantu bavuga iki abakandida babaye benshi ku mwanya wa perezida bari 9 ku badepite bo babaye benshi cyane n'abigenga babaye benshi cyane twese ari ibyangombwa twagombaga kuzuza nanjye umunsi wa mbere natanga kandidatire hari komisiyo yambwiye ko aribyo ntazanye wabyakiriye byarambabaje nyine ko narizi ko nabitwaye byose ariko narabumviye buracya ndabishakisha uwo munsi wakurikiyeho nahise mbitwara nabwo ati none hari ikintu kimwe ati nta kibura ejo bundi banshyira ku rutonde rw'agateganyo rw'abantu bujuje ibyangombwa so ni ukuvuga ngo n'abandi bakandida hari ibyo baburaga ibyo wabibuze iyo utabitwaye nyine iyo utabitwaye ntabwo ujyaho nta kindi nta mikino irimo utekereza yuko it was fair ni ukuvuga ngo ni ibintu biri lego niba bakubwiye ngo uzana icyangombwa cy'amavuko ntugitware ntacyo batwaye ntacyo ufite c'est tout niba bagusabye nationalité d'origine kuvuga ngo ugaragaze ubunyarwanda bw'inkomoko ni icyangombwa ngiye mu byangoye cyari kirimo cyane unagiye ku irembo ndakibonaho turagisaba tubura ko twishyura ibindi ugira gute ukishyura amafaranga kiriya tukakibona ku tanga ibyangombwa nkabitanga ukashyiramo amafomu yose bagusaba byose ukabishyiraho inyandiko ukazishyiramo wavuga kwishyura ukabura aho wishyura n'amaze hafi y'amezi 2 kandi n'ikindi ukutangira kare buriya natangiye gushaka ibyangombwa mu kwezi kwa 3 buriya se cyangombwa kubwira ibanga ni ukuvuga abakandida bagomba gutangira ibintu hakiri kare niba wari mu kwa 5 ugatangira mu kwa 5 hari igihe iminsi yagushira njye natangiye mu kwa 3 nshaka ibyangombwa kimwe nkagira mbishyiraho byose kuko byanshi by'umwaka amezi 6 ntabwo bi-expiring noneho icyo nacyo namaze ukwezi ntegereje cyangwa ukwezi n'ice ntegereje icyo kintu cy'ubunyarwanda bw'inkomoko mbahiriza icyayi ibyangombwa ko papa wanjye ari umunyarwanda w'inkomoko yari afite indangamuntu n'ibindi byose mbishyiraho mbonye binaniranye nuko nandikira abo bavuze ngo bagitanga nyuma yabo baransubiza barakinyohera ni bande bagitanga immigration byari byanditseho ngo kiba muri immigration ariko mu irembo kirimo ariko ntubone ukuntu cyishyura byari byanditseho ngo icyangombwa kiva muri immigration ariko kuko ibyangombwa byose tubisabira ku irembo nagiye mu irembo ngibona mara kugura uko nishura nkomeza ndategereza ndapushinga biranga paka nanzi so ni ukuvuga ngo icyo nshatse kubwira ni iki abakandida bamwe bagiye batangiye gushaka ibyangombwa igihe cyagiye ntabwo ni ukuvuga ko system iri fair ni abantu batitegereza abantu batakubahiriza amategeko cyangwa se batamenya ngo ibintu ntabwo byuka mu gitondo uvuye washaka kwa perezida urabya byitegura twebwe kongre y'ishaka ryacu ya Green Party yemeza umukandida wa perezida wa Republika Frank Habineza bamumeje mu mwaka ushize 2023 kwezi kwa 5 niwe twakoze kongre kwemeza umukandida perezida twari tumaze umwaka ndikanda perezida ishaka yaranyemeje twari tumaze umwaka twitegura ntabwo umuntu abyuka mu gitondo gushaka kuba kandida perezida utiteguye urabyumva bisaba kwitegura nicyo nakangurira n'abandi bose niba ushaka kuba kandida nzajye mubitegura hakiri kare umari ubishyire mu mitwe y'abantu
ibyo bibazo bimumbajije ngo uzava mu nteko uzashimira abantu baratangiye kwimbaza umwaka ushize ngira mbibasubiza ku buryo nageze aho ndabyakira urabyumva ngira ngo bari bazi ko twabitekerejeho byose ko tuzava mu nteko nyine ahantu hose bavuga ati kuvuga mu nteko biroroshye kurusha kuba perezida wa repubulika birumvikana ko mu nteko ni imyanya myinshi imyanya 80 cyangwa 53 mu perezida wa repubulika ni umwanya umwe ariko twari twabiganireho dushaka ibisubizo byayo byose vuba ngo ukwitegura nicyo navuga ati abakandida benshi ntabwo babonye umwanya w'iki wo kwitegura ikindi rero abandi bakandida baje mu by'ukuri bagaragaza nk'aho batafite ikintu barimo guharanira umuntu aravuga ati njyewe ndashaka ngo nta place de vacant ihari hari umukandida wabivuze gutyo ngo nta vacancy ihari ngo njyewe nje gushyigikira umukandida kanaka kandi se ushaka kwiyamamaza kandi ugashyigikira undi mukandida numva ko ibi bintu biba bimeze nk'aho ari bitari serious reka ibyo tubivemo urakoze kuri icyo gitekerezo cyawe ndumva mu bitekerezo byanjye biri bya nyuma dushaka kwibanda kuri kubanye n'amahanga nanone dusubire mu mahanga ariko bishingiye kuri politiki yo kuvuga ngo hari ibihugu ingabo z'u Rwanda ziri Mozambique Central Africa n'ahandi izo operation zitekereza iki jewe ubundi ko nakuye ko nize ibintu bya gisirikare nize n'imikoranire ya gisirikare zindi nzego n'iki njyewe mbona igisirikare cyacu ari igisirikare rwose gifite icyubahiro cyangwa kigutesha ishema proud kuko badita mu cyana I'm proud of my army urabyumva kubera ko iyo numvise ko igisirikare cyanjye mbisi cyanjye kuko ndi umunyarwanda umunyarwanda wese agomba kuba ko igisirikare cyiwe iyo numvise igisirikare cyanjye cyangwa igisirikare cyacu cyaguse kikajya Sudani kikakemura ibibazo byaho kikajya Central Africa kikazana umutekano kikajya Mozambique kikirukana izo terrorisme cyangwa abaterabwoba bakazana umutekano abantu bakabira bakishima numva ari ibintu biduteje ishema cyane nk'abanyarwanda rwose so ndabishimira cyane rwose hari raporo nyinshi cyane z'imiryango y'ibihugu by'uburengerazuba ku isi ndetse hari n'igihugu duturanye bivuga ko dushyigikira u Rwanda dushyigikira inyeshyamba zimwe zibarwanya Uburundi baturega Red Tabara abakongomani baturega ko turi inyuma y'M23 hari ambasade zimwe zagiye zisohora amatangazo n'iki hariho UN experts bamwe bavuga ibintu bashyira u Rwanda mu majwi ubitekereza iki nicyo natekereza cyane natekereza kuri M23 navuga ko M23 ese ubundi irwanira iki yego M23 ni abantu Kongo yanze kwemera ko ari abakongomani ni abantu b'abakongomani bamaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi noneho Kongo ikabanga ikavuga ko ari abanyarwanda noneho ikibabaje cyane kandi nawe cyagumye kukubabaza nuko abo banyarwanda abantu bitanga abanyarwanda banze kwemera ba M23 n'abandi bose b'abanyamurenge n'abamasisi n'abaye hose sinzi nagera muri Kongo muri icyo gice mu mamenye cyane abo bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda batangiye kubatwika bakabarya ni ibintu bibabaje cyane ni ukuvuga ngo uretse itotezwa ryari rihari ariko hagiye no kubarya kubatwika ni ukuvuga ngo ni crimes against humanity ni ibyaha mpuzamahanga by'irengakamere urabyumva ngira ngo ni ukuvuga ngo umuntu wese leta yawe yawe ushaka kukwica none bakashaka no kukurya ufite uburenganzira bwo kwirwanaho right to self determination bafite uburenganzira bwo kwirwanaho yewe bafite uburenganzira bwo kuba bazana umutekano aho bari kandi bafite uburenganzira bwo kugira ngo be kuzagira kongera gutwikwa no kuribwa ari bazima urabyumva ngira ngo so njyewe nicyo navuga nuko Kongo ifite inshingano zo kubahiriza amasezerano yasinye Kongo yasinye amasezerano menshi kuko M23 ntabwo ari ubwa mbere ibaye habayeho n'ibindi byabaye imyaka 10 ishize basinya amasezerano mpuzamahanga aya Angola basinya amasezerano muri Nairobi barasinya yose bavuga ngo bagomba kubasubiza mu buzima busanzwe babahemba akazi muri leta ndetse baragusogera Kinshasa ariko nta cyabaye so basically ni ukuvuga ngo Kongo ntabwo yubahirije amasezerano yayo niyo bazarwana bakatsinda M23 ntabwo icyo kizaba gikemutse ikibazo bagomba gukemura ikibazo cy'abari abantu u Rwanda ruregwa u Rwanda se ruregwa gute ko ubwo bashyigikira ibyo ngewe ntabwo kuko amakuru mfite ni uko u Rwanda rwatubwiye yuko minisitiri w'ububanyi n'amahanga yaje mu nteko atugaragaza yuko u Rwanda barubeshera ayo niyo makuru mfite
ariko icyo mvuga njyewe M23 irwanira ukuri baramutse batarubeshe ndetse ibyo njye nshinzwe se kumenya ko babesha ko batabeshe icyo nzi nuko minisitiri ubishinzwe position yishya twebwe ibyo minisitiri yatubwiye twarabyemeye ariko ibyo M23 irwanira twumva ko bifite agaciro. Ikibazo cyanyuma hanyuma nkakureka ukamusoma kutuzi cyangwa tukazongera ikindi gihe u Rwanda utekereza ko ari ubutabera burahari ariko harimo ibibazo ndetse ikibazo cy'ubutabera kiri mu ngingo ya mbere kuri manifesto shasha dufite buri rero manifesto ifite ingingo kugira ngo kugeza kuri 29 ariko y'ubutabera niyo twashize ku mwanya wa mbere kubera iki hari ikibazo cyo gufunga abantu ahantu hatemewe n'amategeko ibyo bita transit centers cyangwa se mu bigo bita by'inzererezi umuntu agafatwa ku muhanda bakavuga ngo ni inzererezi ngo yanywera umogi ngo yakoze iki ngo yabaye indaya bakamutwara ahantu bita kwa Kabuga kwande hose n'ahandi hatandukanye hose noneho n'umuryango we utabikumushakisha baramubuza ugasanga uwo muntu ari nta bukika agiyemo nta wamutwaye hose iyo bintu bashaka kuzazikuraho burundu izo bita transit centers kuko ni ikibazo cyo gufunga abantu byo butemewe n'amategeko. Icya kabiri ikibazo kindi cyo gufunga abantu ngo by'agateganyo bita ngo provisional detention ugasanga inzego ari RIB ifasha umuntu ubundi ntabwo ugomba kurenza iminsi 5 yani mu weekend bigera ku minsi 7 bakaba badafite ibimenyetso bakakurekura ugasanga baragufashe bagufunze iminsi 5 ari n'igihe bashobora no tuvuge ko batayirengeje 7 bakoreje mu bushinjacyaha nta bimenyetso bafite ubushinjacyaha nabo bafata indi 5 cyangwa bakageza kuri 7 kamara y'ibyumweru 2 nta bimenyetso bafite bakasaba urukiko baba bagufunze by'agateganyo iminsi 30 ukabanuka muri gereza ukamara amezi 6 umwaka muri gereza uri mu gufungwa by'agateganyo bakazafungurwa uri umwere iyo bintu bigomba gucika burundu nta bintu byo kuzajya bafunga abantu by'agateganyo umuntu bakamangiza izina ryiwe iyo name ukaba imaze kwandika n'uwese bazi ko umunyabyaha family yawe ikangirika ifite abana bakabura umubyeyi business akazi wari ukoramo ntabwo uzongera kukamara ako kazi kandi abantu bazi ko wagiye muri gereza nta muntu wibuka ko wavuyemo uri umwere nta ubyibuka bose bubamanya ko uri umuntu w'umunyabyaha mu by'ukuri twavuga ati icyambere tuzajyaho ikigega cy'indishi z'akababaro cya leta kigomba kwishyura abantu bose bafungiwe ubusa bagafungura bagateganya kuko twasanze mu Rwanda abantu barafungurwa bamaze gufungura ari abere bagatinya kurega leta kuko navuga ati ndarega leta ashobora gusubiramo uwo bose bakabitinya so icyo kigega kigomba kuba gihari buri muntu wese wafunze muri uwo buryo nta bimenyetso bifatika bakamufungura ari by'agateganyo agomba guhabwa amafaranga yiwe ariko nanone ayo mafaranga ari bamufunze bakazajya bayishura leta nose gufungwa by'agateganyo ko bifasha inzego zikora iperereza bazajya bafunga umuntu bafite iminsi 14 muri iyo minsi 14 bafite niyo nta bimenyetso bihari bakureke cyangwa uzajya uburana uri mu rugo rwawe nayo niba bagufashe ibimweru bibiri byose bakagusaba n'iminsi 30 ukwezi kugashira ngo baracyakora iperereza iyo perezida na munagani cyese niba ari byabi niba ibimezo cyo special crimes by'iterabwoba n'iki byose byo bifite amategeko yabo biteganya n'uva n'amezi 3 ariko niba atari mukanaka yibi kanaka yatukanye mukanaka yakoze iki ngo yafashe umuntu ku ngufu ibintu bitafatika bakasanga ibimenyetso nta bihari ntaki bakomeza bakagufunga bigomba gucika burundu so ibyo ni bimwe twagaragaje ariko hari nibazo by'ubuke bw'abacamanza ugasanga umucamanza umwe ahagaze hariya ngo akira urubanza kwera umucamanza umwe yaca gutura urubanza ashobora kugira amasantima amarangamutima ukuntu yabyumvise akaba yawukunganira umwanditsi se n'umucamanza ntabwo bayize n'amategeko ni ukuvuga ngo ubundi bagomba ko abacamanza batatu nibura icyo utajiri bakaba baganira ku rubanza rwawe usanga icyo tugomba kuzamura umubare w'abacamanza tutekereza ko tuzashyiraho uburyo bwo kwiga amategeko mu buryo bwihariye tutanga za buruse nyinshi cyane abantu biga amategeko tugira abacamanza benshi cyane n'izo nzego za RIB zacu turazemera ariko turashaka kuzongera ubushobozi zaje zikora akazi kazo neza zo kuzajya zifunga abantu buryo bajya babohereza mu bushinjacyaha nta bimenyetso bihari ibyo byose biri muri gahunda yo kubikemura so ingingo y'ubutabera iri mu ngingo zacu za mbere. Nyakubahwa Frank Habineza urakoze cyane kuganira na One Nation Radio ijwi rya diaspora murakoze kuri uyu mwanya mwaduhaye ikiganiro twari dufite kigarukiye ahangaha nawe utanizere ko nitwongera kubakenera muza dukingurira rwose nanjye ndabashimiye cyane kandi tubifurije ishya n'ihirwe mwishyuke rwose mu siyamamaze nimunatsinda ntacyo tuzahomba nimunatsindwa ntacyo tuzahomba kuko twese turi muri iki gihugu kandi abaturage nibo bazahitamo n'amahitamo y'abaturage kandi muri make ari abadepite mufite muzamamaza
ari namwe mwese tubifurije ishyano ihirwe murakoze muri iki kiganiro jewe nitwa Mugabe Robert naho utaha murakoze cyane ndabashimiye cyane kandi namwe abo muri diaspora turabakunda